Mwuka Imana aje kunyereka ambwira ngo genda utangariza isi yose muri rusange. Abanyamubiri ntibarakumva ariko abanyamwuka barakumva. Noneho hari n'abandi banyamubiri barakoresha ubwenge bwabo ariko baraza kumva ibyo ugize gute, ibyo nakubwiye kugira gute kuvuga. Cyangwa se Mwuka Imana yanyohereje hano anyoboye kugira ngo tuze kuganira kuri iPhone. Buriya iPhone hari umuvumo ifite. Mwuka Imana aje kumbwira ko iPhone hari umuvumo ifite kandi mw'ubwo muvumo ifite uwo muvumo urisha yazi ku bantu benshi bagiye batunga iki batunza iPhone ndetse n'abayifite. Aho baherereye hose waba utunza iPhone waba ushaka no kugura iPhone urasabwa ibihe by'amasengesho birenze umunsi umwe birenze iminsi ibiri kubera yuko iPhone yaravumwe. iPhone irimo imyuka mibi, imbaraga z'umwijima nizo ziyobora telefone ya iPhone. Mwuka Imana agiye anyereka ikintu kimeze reba rubuto rwa pome. Urubuto rwa pome uraruzi? Yego ndaruzi. Uraruzi ko telefone warayitunze wenda uraruzi ruba ruri inyuma yaki? iPhone. Ya iPhone. Kakantu kaba kari inyuma ya iPhone se burya ni pome. Karakantu kari inyuma ya iPhone. Gashushanyije nka pome. Gashushanyije nka pome. Ni logo ya iPhone. Ni logo ya iPhone. None gafite nibabi akababi gato. Sinzi abantu bajya bakabona akababi gato. Kasa nk'agacitse akababi gatoya. Iruhande rwa iPhone uruhande rw'iburyo rurumweho. Reba neza urasanga ahantu harumweho atari ibumoso ahubwo hari iki ari iburyo. Ni igishushanyo kirumweho kwa kakantu. Ni igishushanyo kirumweho kuri ako kantu. Aho ngaho rero bigereranwa na rura rubuto Satani urumva yaje akosha ngo Adamu na Eva ngo nibarye kuri rwa rubuto nibamara kururyaho urumva ngo bazagira ubwenge bazareba bazagira gute. David ucunge neza iyi logo impamvu ikoreshwa isobanura Satani n'ingabo ze n'abadayimoni. Iyi logo ya iPhone muri izi telefone ntabwo zirenze cyane kuruta izindi ariko kubera ko Satani arizo yashatse kumanukiramo no gukoresha kugira ngo abantu benshi batera inyota nyinshi. Buriya umuntu utunze iPhone nta mahoro agira mu mutima no mu mubiri, ahora umutima usaragurika. Barayibye igiye hehe. Niyo mpamvu umukobwa ashobora kugenda agasambana na se umubyara amubwiye ngo ni iPhone akagenda akaryamana n'umuntu utazi yaba ari umuzima yaba ari umudayimoni umutima ukagira icyaka cyo kuvuga ngo iyi iPhone nyire gute nyitunge. Telefone zanyu mutunze wasambaniye telefone nushake ufate ibihe usenge unihane niba na ngombwa uyimene cyangwa uyitange. Niyo kuvuga ngo mbese uzi impamvu farumasi zose zo ku isi ziri ikirango cy'inzoka y'inshira. Farumasi yego kuri farumasi saba ari ikirango cy'inzoka. Farumasi yose igira ikirango cy'inshira. Ibi ngibi abantu ntibabizi. By'agacukesha gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kwara muri kiganiro nkanakiyobora. Ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus turafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umwana w'Imana. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Murabimenyereye ko iyo ngiye kuganira na Innocent tugiye kuganira ku magambo akomeye kuko mu buzima busanzwe ntago dukunze kuganira ikintu kitari kuba ku murimo w'Imana. Naravuze ngo reka nzafata itafari rimwe ku bushobozi bwanye mfite niko cyo shoboye gukora. Yego ntago izo mpano z'ubuhanuzi mfite ariko nanone mfite impano yo kuba nagenda nkari umukozi w'Imana kaza nkamuganiriza n'abantu bakeneye kuganira n'abantu bakeneye kabasengera bakamubona. Nyaboneka rero niyo mama babwira ngo mukurikire iki iganiro cyose. Nabatindiye cyane rero reka musabe tumwakire. Yego murakoze kunyakira. Ndakwakiriye. Mani bamugisha murakoze kunyakira mbomeze neza. Ndashima Imana ndakomeye. Ndashima Kristo. Dushira imbere y'Imana. Dushira imbere y'Imana ngo ibyo dukurikizaho. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu. Telasi la bosha inimanda lamna hailo si ventre demanda kota la binima. Imala chantre be riprobable sign na haid. Otala vile montalam la tele bosha na shine na hai. Olevo prelatosia kontala binimanda
Le vent prend les mains de la Nashaim la hand ovira kota la bin mando si edrar. Lovea tobe la si la hon nahai le sibante la bonima. Amen. Amen. hanyuma umeze ute Bomeze neza ndashimira. nimera akanya gatoya ntanga itangazo hanyuma ku bantu badukurikiye iyo maze gukorana n'umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi w'Imana tumaze kuganira ndamubwira mu kiganiro turi kugisoza akadusigira nimero ye ku muntu wifuza gusengana nawe rero aba ariko kanya ko gufata nimero ye kugira ngo baze gusengana cyangwa se amugire inama cyangwa se bagirane inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma ikindi nuko niba ukunda ibiganiro byacu ugomba gukora subscribe ukanasharinga ku nshuti yawe kuko bino biganiro dukora ni ibiganiro wasangiza umuntu wawe ukunda. Usangiza umuntu wawe ukunda ukeneye ko yumva Imana bundi bushyashya cyangwa se ko yongera kwizera kundi gushya mu gihe nawe ubonye iki kiganiro hari umuntu kigusangije givuga ko uwo muntu agukora ko ntabwo yakigusharinga atagukunda. Bivuze ngo rero ugomba gukora subscribe ariko nanone ukabisharinga cyangwa se ukabisangiza inshuti yawe. Hanyuma rero reka namabwe munyaruke kuri ijwi ry'amahoro kwa Innocent. Abantu benshi bagenda bansaba ko tugomba kumuzana umunsi ku munsi ariko ntago byakunda bitewe nuko tuba tugomba kuganiriza n'abandi bantu, ariko ugiye ku ijwi ry'amahoro ukakora subscribe wajya uhasanga ibiganiro byiza cyane. Abantu benshi niho turi kubarangira akavuga ati abantu bashaka kumukurikira umunsi ku munsi kandi wanjyeho ntibyakunda, ariko iyo ku ijwi ry'amahoro wahamusanga umunsi ku munsi. Kandi nababwira pe abantu batarajya ku ijwi ry'amahoro mwatanzwe ibyiza. Hanyuma Innocent ndakwakiriye. Murakoze kunyakira Imana. Ijwi ry'amahoro ryabonye ibikoresho. Ijwi ry'amahoro tumaze kubona mikrofone. Dushimira abantu Imana bamugisha ndetse n'amafaranga makeya. Nta mafaranga make abaho. Ariko Imana bamugisha witeka haze kwifuza ku mitima yabo. Yego bakomeza bashigikira Innocent ku ijwi ry'amahoro abona ibikoresho cyo twumva ijwi rimeze neza, twubona amashusho agaragara neza kandi tunamubone mu gihe gikwiriye. Numva ari cyo kintu nababwira cyanyuma mu matangazo nari mfite nayo ngayo. Hanyuma Innocent nongeye kuguha ikaze n'akariba no kuri Gonake Plus. Mu by'ukuri uko nkubona ugaragara neza nta kibazo ufite, sinzi impamvu utishimye ngo namwenyure kuko ndabona wambaye neza, ishati nziza, isaha nziza rwose na telefone ku kuvi wamwicaye nk'umusirimu rwose. Amavuta y'Imana kuriho nukubera Imana. Twibutse ibihe bya kera tukagiranya n'ubu ngubu tukavuga ngo ni Imana y'ibihe, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ikomeye. Rero nkanjye usenga wibuka ibyo Imana yakoze bendera kwishima no kuyicyubahiro, ndetse n'undi muntu wakwibuka amateka n'ibyo Imana yakoze yagombye guhita apfukama akavuga ngo Uwiteka we ugira neza bugacika. Hari ukuntu ubona umuntu ukabona ariho ubwiza bw'Imana pe, ukabona ariho ubwiza bw'Imana, ukabona umuntu ari kuyaga Innocent ariho ubwiza bw'Imana pe. Imana ishimwe ndayishimiye yo kabyara. Uruma bivuga ukareba hasi yanze kunteza rubanda, yanga kumpisa. Imana yarakoze cyane. Imana yagwishe mu mababa, yarampishe. Uzi ukuntu buriya Imana yarampishe. Niyo mpamvu njya mvuga ngo kugeza igihe nzapfira n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Izabikiguhisha maka Yesu agarutse tuzakorera Uwiteka kugeza Yesu agarutse. Ni ukuri nta gahunda mfite yo kuva ku Mana. Mana nyaruko uze uduhishe. Timwe nk'uko ubu ngubu ndi kwikundira abantu baba diaspora. Aba diaspora ndi kubasengera cyane. Imana bamugisha. Kuvuga ati Imana genda uhishe aba diaspora. Uzi impamvu ndi kubasengera? Umuntu yafite nimero y'umu diaspora yumva ko ari wo muntu uzamukiza. Ndi kubasengera ku yihe mpamvu rero? Kugira ngo Imana ibahe amafaranga, ibahe amafaranga menshi kuko abantu babizereyemo bayohereza abantu babizereyemo. Sinzi ko iki kintu nibura kucyumva. Icyo kintu kuvuga nicyo. Ariko about me kuri njyewe ntabwo umuntu wamaze kugira ku musaraba sibyo. Imana igumugisha kuri uko basengera Imana b'amafaranga, ariko kandi Imana yo mu ijuru buri ibyacu bifite abantu David, ibyacu biri mu maboko y'abantu, abantu bo bifite sibyo. Ndashaka kumva iyo ariko ushyizemo iyo ariko nanone kenshi hari igihe twe ubwacu twizerera mu bantu, ibyizere tukabivana ku Mana tukabishyira ku bantu, bikarangira kubera ko umuntu ari umuntu ejo agahita guhemukira byo yakwemereye bigahita byanga. Ariko iyo wizeye Imana ko ishobora gukoresha wa muntu oya ako kantu nakuri kuvuga ni kukumva neza. Ntago navuze ngo bizira abantu ngaribo basenga, ahubwo twe twabiziremo akabantu baba diaspora ari abantu bahageze iwabo basenze. Imana akambwira Imana nabo mugisha David naguca muri ryo uvuga buri, ariko urazi kugira ngo umuntu aba diaspora hari abameze nk'abasirikare. Umusirikare arinda umwana umuntu atabyaye batajyana nicyo bapfana akaburwanira mpaka kata n'ubuzima. Umu diaspora ushaka kugoreza amafaranga. Yego
mutagiye icyo mupfana nta naho muhuriye mutanaziranye atarakubona kuri phone akavuga ati ngo amafaranga afite bene wabo. Hari abantu batabiha agaciro David, ariko hari abantu batabyubaha byagera nyuma bakanabahemukira nanga se bakavuga nabati bugute na gute, ariko nukuri aba diaspora Imana igibaho umugisha. Ngewe reka nkubwire umuntu yafashe telefone yanjye ariko abantu baba bahamagaye ukumva umuntu yaguhamagaye atakuzi. Hari igihe rimwe yaba yarayikuye muri telefone yanjye, umuntu afashe telefone yanjye yaragiye guhamagara, agiye kureba basanga mfite nimero nyinshi z'abantu bo hanze. Uzi ikintu yakoze? Yahise afata za nimero azikopiye arazandika. Ruba kandi nimutije ngahamagara gusa mutije amayinite yandika za nimero sanga ari kuzandika namaze ati se kwandika zino nimero ati man ngufite abantu bo hanze ati nguranga amafaranga ngo niwa yahaze kandi nje nta n'amafaranga bampa nje bashaka kumamagara kamwe ati muzana inosa muzana kana kanabwe ati ya ati uyu nguyu ni service aba yansabye kandi nkayimukemurira ngo reka ngo ufite nimero yo hanze wagize amafaranga navuga ati se bo ninjije bapfa gufata amafaranga bakohereza n'uwo batazi. Bo ninjije ariko mwaba diaspora mwe mwumve ngenda basengera kuko abantu bari hano iwacu mu Rwanda babizereramo bakiza ko mugomba kuba amafaranga. Nge ndi kubasenga ngo Imana baha amafaranga, ayo mafaranga babakeneyeho muyabahe mu izina rya Yesu. Imana yabahe mujye mugenda muyatange kuri wa muntu umeze neza, ariko wa wundi utubura we oya, ariko wa muntu ugeze mu gihe cyo gusubizwa uyamuhe. Umva amasaje tugomba kuyakubita tugakubita amavasi tugasenga. Buri unusenga neza ntago yisengera, asengera abandi, kuko inzi neza ko iyo umuntu akoze agakora neza, agakora iby'Imana neza, ijuru riramuhemba. Ngewe ba diaspora rwose mu byumve, ngewe buri munsi ndabasengera Imana baha amafaranga niyabahe menshi n'agakiza byose n'agakiza byose nibyo mwifuza byose, kubera ko ngiye kureba abantu benshi ubusanga iyo bavuze mu diaspora babumva ko bavuze amafaranga, ariko siko kuri burya nabuze amarira baba bafite, nabo baba bafite amarira. Bivuze ngo rero niba kugira ngo Imana iheshe iyo nimero yawe agaciro iguha amafaranga, iyo nimero yawe bajye bayihamagara yohereza amafaranga hapana kuvuga amaganya gusa. Imana iha agaciro iyo nimero yawe yitwa yo hanze, nawe ko buri hanze ibaha amadolari, amapaundi, amayero, yewe byinshi. Reka tubiveho tujye no kubindi reka tubiveho tujye no kubindi rwose. Ariko ngewe Imana ba blessing baho umugisha rwose. Nawe ufite amaganya iguha amafaranga pe, nagira umuntu utunga iyo nimero yawe nta mafaranga gufataho, ariko atari umutubuzi umuntu mwiza. Hanyuma ino sa umurimo w'Imana yaguhaye umihagaze ute? Umurimo w'Imana ndi gukora uko Imana ishaka, ndi kugerageza uko nshoboye nuko Imana ishaka, ariko ntago ndagira hahandi nyine kuri rwa rwego Uwiteka ashaka. Tukiri mu isi turifasha igihe mu ntambara, ariko turagerageza. Yego, ntago jya wumva ucitse intege ku murimo w'Imana, sometimes ukabona ucitse intege cyane cyane nka umuntu ukunda kwiyiriza. Iyo umuntu azi yajya, ntabwo nari ndugwa mu rugendo avuga ngo ndahura n'ibiki. Iyo umuntu azi yajya aravuga ngo byanga bikunda ndi mu nzira, ariko inzira ni iyi ngiyi ndagerayo. Ntabwo nshobora kunanirwa uko byagenda kose, ndagerageza mpaka ugasunikiza, nkakomeza nkasenga kuko byanga bikunda kananira hari. Kuko hari umuntu nkuko sinzi kino kintu nkunze kukivuga, abantu umuntu azakamwenga ariko David ukunda abahanuzi ku rwego rwo hejuru. Ngiye mureke mabwe inshuti zanjye nkunda abahanuzi. Gukunda abahanuzi ubukuri, abukuri barahari rwose 100%. Ubundi David hari 7,000 bitarapfukamira bayari. Nituvuga abahanuzi ntago tuvuza abahanuzi b'ibinyoma, guso n'umuhanuzi we n'umunyakinyoma ntago ari umuhanuzi. Ngiye nkunda abahanuzi ntago nkunda abanyabinyoma. Bya bimeze nkuko kwa Aburahamu yakunze abahanuzi bikagira abazanira n'inka bakayirya. Urugero rwiza rwo muri Biritanga, kubera kubakunda byatumye abona ibyo yari yarabuze, ndetse arokoka n'urupfu n'umuryango we rw'abamarayika bari bagiye kurimbura Sodoma. Rero David gukunda abahanuzi nibyo ni nangombwa, nanjye bura nkunda abahanuzi kubi, ndabakunda hahandi umuhanuzi angeraho tukaganira
nanjye nkabona ko ndi umuhanuzi nkumva ndishimye akavuga ngo arabonye nanjye nkavuga ngo ndabonye tugasengera mana nkunda abahanuzi kuri rwa rwego ndavuta apfa kubyumva hano nshobora kuvuga ngo gutya kuko uri umuhanuzi w'Imana niba utari umuhanuzi w'Imana ko bigeze kubahanuzi by'akarusho nukuri iyo tuvuze ngo bukuri ntago wakona umuhanuzi utari ukuri reka umuhanuzi utari ukuri wese ni umuhanuzi ntago ari umuhanuzi sinzi iyo tuvuze abahanuzi sinzi umuhanuzi utawumva wumvise wowe umuhanuzi mvuze ukuri zokuri ukuri nka Innocent kuko tuvuze ngo umuhanuzi w'ukuri nge ntago ndi umuhanuzi Innocent ni umuhanuzi ako nawe uri umuhanuzi David buriya nawe uri umuhanuzi Imana igiye gukoresha ibintu akuze umuntu ukubwira niba uzi kurobanura kuvuga ati uyu nguyu siramwicaza kuri kamera ntago ari ngewe ubikora nyine mwuka w'Imana kuri wowe akagusanga Imana ikakwemerera ukavuga ukamenya umuntu oya ngiye reka nk'urugero hajye ntago ariho nabibwiye hariho nahanye nawe gahunda ku munsi wa mbere twanye gahunda maze kwitegura abavunitse akaguru ku munsi wa kabiri ngiye kumuvugisha sinzi ikindi kibazo yahuye nacyo ku munsi wa gatatu twahanye gahunda nabwo ahambye ati ngo ngize akabazo gatunguranye uze saa 8 ndivumbura nani navuga ati sinaza saa 8 napanze kuza saa 1 za mu gitondo mba ndivumbuye kandi saa 8 yakubwira ute yakuboneka navuga ati reka tuzakora undi munsi nzaza ari saa 1 ati sawa ku munsi ndi bujya kumureba wa kane turi guhana gahunda amakuru yengera ati wa muntu uziko mufasha ari gusamba nibwo nahise ntinya Imana birababaje kandi biteye n'agahinda nahise ntinya Imana navuga ati ariko Mana ndagutinye pe burya wanga ko nganira nawe uzibye biteye agahinda agicyambe simfite amaso yo kwerekwa ariko kwerekwa ntago bivuga ngo nabo babyandikiwe uyu munsi David ushobora kwerekwa ntago twewe tuza hano ntago twabipanze ngo turerekwa aho Imana iratubwira ngo Innocent genda uvuge gutya nagira hari n'ibindi mvuga kabivugira ndi hano mu kiganiro ndi kwibona mu kiganiro ndi kugenda ndabibona nkabona amandiko nkumva ijwi kandi wowe turimo kuganira ukaba wavuga ati se rimwe ukambwira ngo se ko warangaye sibyo hari amandiko ndimo ndabona aratambuka hari impapuro ndimo ndabona zigenda hari ibyo ndi kubona bidasanzwe akaba ari byo ngira gute ndi kuvuga rero ntabwo kwereka umuntu abipanga ngo kubera ko nerekwa ngo kwereka ko mbona ngesa kusanda oya Imana irambwira ngo ngiye ntago njya hano David pfuye kuza gutyo gusa ndaza no mwuka Imana nyoreje ngo ninze kuko ibyo Imana imbwiye ngo ntange bigomba kuba umumaro ku bantu benshi ku isi yose yego ariko muri iyi minsi hari ukuntu bamwe bitwa ba Dadi abandi bakitwa ba Mami amatitire y'Imana ari amatitire ntaga mbo Dadi Mami ngo umwana wanjye nabyaye mu mwuka bira ntabwo ku ruhande rumwe ntabwo ushobora gucira abakristo imanza bamwe babikora ariko kundi ruhande ntabwo ari byiza ariko buriya muntu haye icyubahiro wanabimwita da sha David rero byaterwa n'uburyo bivuzemo ariko ndahamya neza ko kuri kote yanjye kwita umuntu Mami kwita umuntu Dadi sibyo ariko ibaze mfite umugore mfite abana urumva n'urugero nkagera nkabwira umugore wa Mushumba Mami ntamvuga ati Madamu Mushumba kuvuga ati Madamu Mushumba bitwaye iki ko navuga ati Madamu Mushumba ibyo byatwara iki byakwangiriza nese icyubahiro cye cyagenda oya David twumvikane icyo cyubahiro cyagenda ngaho mbwira noneho urumva umugore wawe n'urugero wenda urugero umugore wawe cyangwa se umugore wanjye agiye kuwo uzikora abahanuzi babaho nyine batarasha babaho bakiri bato cyane ukuva nk'umugore wanjye w'imyaka myaka nka 70 ingahe ari kubwira umwana w'umuhanuzi muto ngo Mami ngumva gata mubwire ngo Mami ngo none ngo oya ahubwo nibure ubundi hari imvugo nziza zitari zo gutaka umuntu kuvuga ati umuhanuzi w'Imana cyangwa se nyirakanaka gutya na gutya cyangwa se Madamu Mushumba cyangwa se Mushumba cyo ntacyo bitwaye sibyo ariko ntabwo kuba wavuga ngo Mami nanga Dadi ntabwo ibyo bizamura icyubaro cy'umuryango ntabwo ibyo bizamura iki amavuta oya nukuri aho ibyo ngibyo iyo urushaho kubyita umuntu ngo Mami Dadi birushaho kumuzamura muri we urushaho kuzamuka mu buryo mu kirere cy'ubwibone sibyo
mami daddy mami daddy mami sha ntago ari byiza pe wenda mwe mubikoresha wenda ntacyo bibatwaye ariko ni ukuri sha ntabwo byubashywe nta cyubaro cy'Imana kibirimo bya bintu nta cyubaro cy'Imana kibirimo sinzi biterwa no kuntu umuntu abyumva ari n'ababikora cyane cyane buriya nk'abakirisitu bo nta nubwo ndenganya abakirisitu buriya umukirisitu we abazi ko yahaye umukozi w'Imana Imana yatumye icyubaro nk'uko kigombwa buriya hari n'amagambo umwana akoresha hari n'amagambo umwana akoresha ashobora gukoresha imbere y'umubyeyi umubyeyi akamubwira ngo aya magambo si ngombwa kuyakoresha ujye ubigenza gutya ubundi umubyeyi acaha umwana sibyo umwana mu gihe akiri mutoya avuga ibyo ashaka kandi umwana ari itima umurezemo niyo akuriramo hanyuma inosa reka ibyo tunabiveho ahubwo si uyu munsi uti uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe noherejwe n'Imana kugira ngo nze kuganiriza abantu b'Imana tuze kuganira yego no gutambutsa message kandi turashima Imana ko ijya yemera kuduha umwanya nk'uyu kugira ngo yego tuze kuvuga amagambo meza ndetse no kuvana abantu mu rujijo kuri David abantu benshi bari mu bintu byita urujijo ariko Imana ishimwe ko ishaka gukura abantu mu rujijo bayo ikabakuramo bose ikabavanamo umuntu wese agasobanukirwa nanga se akamenya icyo bita ukuri ese David reka nkubaze yego reka nkwibariza akantu gatoya yego wakubaza ngo wenda akakubaza ngo waguha iPhone waguha Samsung waguha gatushe wahitamo iyi ngewe iPhone Samsung telefone ya gatushe ya Tecno wenda cyanga wahitamo iyi ukavuga ngo jya mu kirere cy'umwuka koresha ubwenge Imana yaguhaye koresha n'ikirere cy'umubiri uhitemo bitewe naho ngiye kuyikoresha rero nibwo nareba condition y'igihe ndimo nkahitamo iyo ngiye gukoresha bitewe ni naho ngiye kuyikoresha ariko muri iyi minsi ku muntu tuze wenda nka iPhone 17 Pro uwo ngo muri iyi minsi agezweho none barakubwiye ngo bazishize imbere yawe koresha ubwenge bwawe umwuka ukore umubiri ukore intekerezo zikore wahitamo iki wenda ngewe bitewe naho ngiye kuyikoresha mfite yo nahitamo ahubwo abantu badukurikiye batubwire mwahitamo iyihe bahitamo iyihe akonye muri iyi minsi abantu mbona abantu bashamariye reka ndeke kuvuga ngo ngewe ubwanjye kuko ari ngiye nk'ubu nkanjye iPhone narayitunze sibyo ndayita urayita nuza Samsung narayitunze ndayireka ubwo uraza ko ubarindi nitunge atari iPhone atari na Samsung yego iPhone nayitunze ndayireka ngo mfite marayibonye ko ari uyifite hari indi ntunze atari iPhone yego hanyuma abadukurikiye bo ubu ngubu umuntu ashobora guhita avuga ngo of course birumvikana no guhita mfata iPhone sibyo ariko buriya gatushe n'urugero nyine Imana impaye yaje kumereza ndaza gukoresha gatushe ubundi ni nk'inzira ntoya urumva buri inzira y'Imana irafunganye ni inzira ntoya abayijyamo ni bake sibyo ariko inzira y'igihogere abayijyamo bayibyiganiramo inzira y'igihogere rero yigereranye na iPhone ndaza gusobanura impamvu kuri iPhone imeze nk'inzira y'igihogere yisobanura nka Samsung inzira y'igihogere igiranwa na Samsung ushaka ibaza impamvu iyo nzira ya Samsung ari igihogere ibaza impamvu inzira y'Imana isobanurwa nka gatushe inzira nto ifunganye kabigeranwa nka gatushe uriya gatushe ni telefone batapfa kumenya makuru yawe ni telefone itapfa kugutenguha ni telefone wata ntubabare ni telefone umuntu wese yatunga ariko akabona kidafite agaciro ariko ifite agaciro buriya ahantu gatushe yahamagara tureke ibya internet ahantu iPhone yahamagara na gatushe yagira gute na gatushe niyo yagira gute no yahamagara sibyo bo none reka tuganire buriya iPhone hari umuvumo ifite nkuko Imana aje kumbwira ko iPhone hari umuvumo ifite kandi mw'ubwo muvumo ifite uwo muvumo urisha yazi ku bantu benshi bagiye batunga iki batunze iPhone ndetse n'abayifite rero muri ubwo buryo cyangwa se mwuka Imana yanyohereje yananyoboye kugira ngo tuze kuganira kuri iPhone buriya abantu badukurikiranye bose cyangwa se badukurikiye ntago bari abadukurikiranye aho ko abantu bagudukurikiye aho baherereye hose waba utunze iPhone waba ushaka no kugura iPhone urasabwa ibihe by'amasengesho birenze umunsi umwe birenze iminsi ibiri kubera yuko iPhone yaravumwe
iPhone irimo imyuka mibi, imbaraga z'umwijima nizo ziyobora telefone ya iPhone. iPhone nkuko Imana yagiye anyereka ikintu kimeze, reba urubuto rwa pome. Urubuto rwa pome uraruzi? Yego ndaruzi. Uraruzi ko telefone warayitunze wenda uraruzi ruba ruri inyuma yaki? iPhone. Ya iPhone. Kakantu kaba kari inyuma ya iPhone se burya ni pome. Karakantu kari inyuma ya iPhone. Gashushanyije nka pome. Gashushanyije nka pome. Ni logo ya iPhone. Ni logo ya iPhone. None gafite nibabi akababi gato. Sinzi abantu bajya bakabona akababi gato. Kasa nk'agacitse akababi gatoya. Iruhande rwa iPhone, uruhande rw'iburyo rurumweho. Ni iburyo. Ni iburyo. Bose burya kakantu naga pome. Sacingure ni pome, none iburyo bwaho harumweho. Iburyo bwaho harumweho. Kandi ntabwo ari ibumoso, abantu babyitegereze neza, reba neza, urasanga ahantu harumweho atari ibumoso, ahubwo ari iki? Ari iburyo. Urumva kuntu kameze. Ngafashe ibumoso niho hari akantu k'akababi. Yes. Aharumweho ni hejuru iburyo. Ni iburyo. Yego. Birebe neza. Ndi kubireba neza kano kantu. Ndi kukareba singakasi. Reba nawe nkakwereka. Yego. Iburyo harumweho akababi kari hejuru. Sibyo? Yego, urakoze cyane. Ni gutya yego. Hano ngaha iruhande ni satani aho ngaho iruhande bigira iyo pome yarumwe aho ngaho iruhande. Uruko naho ngaho igihande kimwe kundi kimeze nkaho kitarimo. Aho ngaho ni ukurumwaho. Ni ukurumwaho ntago ari design, ni igishushanyo kirumweho. Ni igishushanyo kirumweho kwa kakantu. Ni igishushanyo kirumweho kuri ako kantu. Aho ngaho rero bigereranwa na rura rubuto satani, urumva yaje akosha ngo Adamu na Eva ngo nibarye kuri rwa rubuto, nibamara kururyaho, urumva ngo bazagira ubwenge, bazareba, bazagira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari rura rubuto rero, hari rura rubuto rugiranwa harumweho ni satani winjiriye iby'Imana, winjiriye imbuto z'Imana, winjiriye ubuntu bw'Imana. Akimara kururumaho niho hahise haba icyo bita kubura amahoro no guta agaciro no kugira gute. Rero iyi iPhone nk'uko Imana yaje gusobanura neza, ibyo nibigereranyo natangaga byo kuri iyi iPhone. David ucunge neza iyi logo impamvu ikoreshwa, isobanura satani n'ingabo ze n'abadayimoni. Iyi logo ya iPhone isobanura uruhare runini rw'abadayimoni na satani bafite muri telefone. Muri izi telefone ntabwo zirenze cyane kuruta izindi, ariko kubera ko satani arizo yashatse kumanukiramo no gukoresha kugira ngo abantu benshi batere inyota nyinshi. Buriya umuntu utunze iPhone nta mahoro agira mu mutima no mu mubiri, ahora umutima usaragurika. Barayibye igiye hehe, iguye hasi arasimbutse, yapfuye. Yeba nayikwakiye wicaye mu rusengero niyo waba uri kubwiriza ukibagirwa wayisize bakayikwaka, wanava ku gatuti ukamanuka ati mumpereze telefone yanjye. Umva imbaraga. Ariko hari ibintu nanjye uvuga nkavuga ati sibura ino sirankanguye. Hari umuntu ejo bundi iPhone yaragize yaraguye, iguye hasi, ntago twari tuzi ko ari iPhone twebwe iguye. Habwo yese avuga ngo iPhone yanjye iraguye. Nyavuga ngo telefone yanjye iraguye, kuko nk'uburera telefone yagiye igwa ukahita uvuga ngo telefone yanjye iraguye. Yego. Wenda tuzebana nka Tekino ntago wavuga ngo Tekino yanjye iraguye. Habwo yese avuga ngo iPhone yanjye iraguye. Izo ni imbaraga mbi ziri muri yo iPhone, imbaraga z'umwijima satani agira gute akoresha. Iyi iPhone, izi imbaraga z'umwijima zibera muri iPhone, niyo mpamvu umukobwa ashobora kugenda agasambana na se umubyara amubwiye ngo ni iPhone, akagenda akaryamana n'umuntu utazi yaba ari umuzima yaba ari umudayimoni, umutima ukagira icyaka cyo kuvuga ngo iyi iPhone nyire gute nyitunge. Niyo mpamvu satani yinjiye kuri iPhone, abantu benshi bose baravuga ngo ni akabuto. Ngo ni akabuto. Ubundi urubuto hari icyo rusobanuye. Urubuto bwarwo rurabyara
cyangwa se rugapfa cyangwa se rukamera cyangwa se rukagira gute na gute na gute. Uru rubuto rwa iPhone rero nirwo rutumye uru rubuto rusobanura ko ari rwo Adamu na Eva bagize gute bazize mu buryo urebye mu byanditswe byera ngo bazize urubuto, ariko urwo rubuto abantu ntibaruzi ngo bariye, nta bantu baruzi. Urumva uru rubuto rushushanyije kuri hano iPhone, uru rubuto rwa pome, izi telefone za pome, muko Imana aje kunyereka ambwira ngo genda utangariza isi yose muri rusange. Abanyamubiri ntibarakumva, ariko abanyamwuka barakumva. Noneho hari n'abandi banyamubiri barakoresha ubwenge bwabo, ariko baraza kumva ibyo ugize gute, ibyo nakubwiye kugira gute kuvuga. Ase nge hari ibintu ndi kumva, none nkanjye wayitunze se urawutarasenga amasengesho uyisengera uvuge ngo Mana narayitunze nubwo yagiye, ariko imyaku zayo uzazinkureho. Hari abantu bazitunze kandi kuva natunga iPhone nkayita ntago natunga indi telefone ngo mfite amahoro, nta mahoro wagira. Nuvuga ngo iPhone yo kubera ko imbaraga z'umwijima ziyirimo, iyo uyitanze uyitaye abadukurikirana mu byumba. Oya ntago nayitaye nyine iyo nayijugunye nyine uyitaye uyijugunye kubera kumva nyine kuyanga ukavuga ati sinzi uko bimeze. Nta mahoro yo mu mutima ugira uhora. Buriya izi haba telefone za iPhone n'izi laptop za iPhone za MacBook, yego za iPhone, izo zose zirimo imbaraga z'umwijima. Hagiye gusohoka muko Imana aje kunyereka ko harimo n'imodoka zigiye gusohoka za iPhone. Izi modoka zizakora impanuka nyinshi zikomeye za iPhone. Aya ma laptop menshi ya iPhone nayo ya MacBook hari ibintu bigiye kuvumbukamo bidasanzwe, abantu batari bazi habe namba, kuko bizajya bituma abantu bamwe biyahura, bagira umwuka mubi wo kwiyahura batazi iyo uturutse. Kubera iki? Ubundi wotunziyereka telefone ngiye nitungiye Tekino kwagira ngo ni iPhone zamara hejuru turashye nagize ngo kuyitwiyama. Oya ngiye dore sura kureba ko ntago ntunze iPhone, ntabwo ariyo ntunze rwose, birebe nawe. Izi ngizi rero zitandukanye nizo iPhone, izi ngizi zitandukanye nizo iPhone, kandi ko niko kuri pe. Tekino bavuga ngo ni y'Abanyafrika ngo ntago ari y'abanyamahanga. Nta n'umunyamahanga wayitunga, wenda abantu batabimenya, ariko twebwe Abanyafrika buriya hari ibintu byinshi bitaratuza, hari imbaraga z'umwijima zitaratwanduza kubera ko tutarabisobanura, tutarabimenya, ariko bukeye uko bwije nk'uko Imana agenda aduhumura kugira ngo tutazagwa muri iyo mitego. Ariko Abanyafrika bamaze kwijandika no kudasenga ngo basobanuze ibyo bagiye gufata ibyari byo, ngo basobanuze ngo bamenye ngo iko bimeze nuko bihagaze. Icyo ningiye kuvuga niyo kuvuga ngo mbese uzi impamvu farumasi zose zo ku isi ziri ikirango cy'inzoka y'incira. Farumasi yego, kuri farumasi saba ari ikirango cy'inzoka. Farumasi yose igira ikirango cy'incira. Ibi ngibi abantu ntibabizi. Farumasi se? Farumasi yose ubu njyana mu mujyi nasanga ari ikirango cy'incira rwose, cy'incira. Farumasi yose yo ku isi, ubwishingizi bwose bwo ku isi buri ikirango cy'iki cy'incira. Niba mbeshe banyomoze barebe kandebe ikirango cyose cy'incira. Abantu bankurikiye bambwire. Kandi y'inzoka nanone ubwayisobanura pome. Bavandimwe, umwuka w'Imana muwumvire. Telefone zanyu mutunze, wasambaniye telefone nushake ufate ibihe usenge unihane, niba na ngombwa uyimene cyangwa uyitange. Kwiyo telefone ariko mwe mwaziguriye ku mafaranga yanyu muzifatira ibihe, mufatiriye ku telefone mutunze. Abazisambaniye muzirekure, kuko byitwa ko mwageze Kanani ariko mutanyuze mu butayu. Hari abantu David bageze Kanani, bazi ngo ari Kanani. Uretse nge ndimo ndareba hari inkoni noneho inzoka yo yizingurikirijeho. kanze ndetse ngiye ngikwereka. Eko David ntago ubizi. Ese uwo abantu bo barabiyobewe nabo barabizi, ariko burya ego ko David nuko inguni zose utanazibona, nuko wenda
oya nyine hari zo ndi gusacinga zanditseho farumasi gusa farumasi gusa wahita ubibona kuko utagiyemo imbere. Aha ngiki hano ngo ngwino hano dore Davi ngiki hano dore ngiki hano wabonye isingiye dore ngira irani inzoka yigonzemo dore irasingiriye rero hari iyi ni farumasi noneho reba iyi nzoka reba urabona atari inzoka kanze mpande pose David ngiye ibyo nkubwira n'ukuri kanze urebe mana ni inzoka yizinzemo rwose. Aha urabona atari inzoka iriya ni inzoka se ariko muri iyi sura kubana se ni inzoka oya David ni inzoka rwose kanze urebe kanze mbize aha ko atari inzoka y'inshira iri ku gikombe izengurutsemo iki nicyo kimenyetso reba ngiki kigaragara neza dore ngiki hano dore ngiki hano igikombe inzoka irimo izengurutse ifite umunwa ucuritse mu gikombe. Yego niye mpamvu rero urumva iyi mpamvu uko niko kuri kuzuye ibyo tuvuga ni ibintu biba bifite proof ariko abantu benshi ntago bashobora kubibona ko isi iri mu maboko. Birasaba kugira ngo umuntu w'umunyamwuka agomba kumenya aho ibihe bigeze nibumva ngo impamvu hakoreshwa ikimenyetso cy'inzoka ku isi hose hakoreshwa ikimenyetso cy'inzoka. Iyi si ni ya Satani. Iyi pome yo rero ihishwamo ibintu byinshi bidasanzwe abantu bazivugiraho abantu ngo bari kuzisengeraho hari n'amasengesho amwe namwe abadayimoni barira mu kirere kubera ko yavuye muri birango by'iki by'ama iPhone. Hari amasengesho amwe namwe abadayimoni bagenda baminimiza kubera amatelefone y'ama iPhone kenshi. Niyo mpamvu umuntu utunze iPhone wese ndakubwiza ukuri nta mahoro ashobora kugira. Ntibi nkubwira nuko none se suwe nangiye kukubaza ariko niwasanga ariko Imana iba yakubwiye ngo bivuge. Oya ntumbaze ibintu bitari by'Imana yambwiye ngo mbivuge. Nyine nk'umuntu ufite iPhone akora iki? Umuntu ufite iPhone afata iminsi asenge nk'iminsi 3 namara gusenga iminsi 3 iyo telefone ya iPhone atayikoresha avana imbaraga z'umwijima atokesha akuzaho. Hanyuma umuntu wese wafite telefone yarayisambaniye yarayibye iPhone ariko yarakoze uburiganya kuri iPhone nashaka yisubize cyangwa se ayigurishe ayo mafaranga afata iminsi 3 ari kuyasengera azakora ibindi naharahumanye nawe arahumanye mu gihe cyose agikoresha iyo telefone yasambaniye yakoresha wayitunze hose nyine wayitunze akaba atakitunze nanjye ndi muri abo bantu. Fata iminsi 3 David urya ni mugoroba ufata iminsi 3 utarya utanywa nimba utanabishoboye amasengesho barayatwereza kuva ati ntuza ntwerera amasengesho fasha gusengera ibi bintu nanjye umbwire ngo ufashe ngusengere ko niba nsengera abantu benshi batandukanye nkasengera aba diaspora nkasengera baki wowe se kugusengera ngusengera buri munsi ariko kuri icyo kibazo ndagusengera nagombye kugusengera pe ko niko kuri. Fata iminsi 3 usenge urire. Niyo mpamvu umuntu wese watunze iPhone mwe munkurikiranye umuntu wese watunze iPhone nta n'igihe yigera abona amahoro telefone mu gihe itameze neza no gusenga yabireka. Yego David hanyuma rero turakomeje ubwo rero numva bitanye no kundenga cyane ngiye kuvuga ngo twigiye mu ijambo ry'Imana niba wasoje kutubwira iby'Imana yagutumye numva ngiye bitanye no kundenga cyane. Ubu ngubu bashobora kubyita ubusazi abanyamubiri babyita umusazi ariko nabandi b'abanyamubiri ko bafite umwuka ureba kuri bareba impamvu umugore ashobora guta urugo kubera iPhone telefone bareba impamvu umuntu ashobora kugenda aririmba iPhone bareba impamvu umuntu ashobora kubona telefone yigize ikibazo akabura amahoro no kurya bikamunanira arebe n'impamvu urubuto rwa iPhone rurumyeho. Kano karango ka iPhone ni pome irumyeho. Iyi ngiyi ni pome irumyeho kandi aya namaraso ni igice ni uburyo butuzuye. Nuvuga ngo iyi telefone abantu bakoresha hari barazikoresha ariko hari igice kimwe Satani yajyanye bavuze ngo bafite shares y'abadayimoni barazikoresha ariko igice kimwe kiri ku badayimoni. Iyi ni iPhone ituzuye igice kimwe rero Satani ugigira gute ugikontorora ni kira Satani yarumyeho ni kiracu igice Satani yajyanye. Bivuze ngo umuntu arakoresha iPhone ari kuyikoresha ariko igice kimwe
satani niwe ugize gute ugifite. Nk'uko umuntu yaba afite inzu rwose ayibamo ariko icyumba kimwe atemerewe kukigeramo, atakwemereye kugira gute kukinjiramo, ariko uwo muntu nyiri icyumba akaba afite imfunguzo z'inzu yose, ariko ukaba udafite urufunguzo rw'icyumba cye. Niyo mpamvu satani agira gutya akaza akinjira muri izi iPhone akazinjiramo zose, yamara kuzinjiramo mu buryo bwose bushoboka, akazikoresha ibyo ashaka, akazitobanga, agashiramo imyuka mibi. Yamara kuzishiramo imyuka mibi, umuntu wese akayirarikira, kumva arararikiye, n'uyikoresha kumva nta mahoro afite, n'uyishaka yayibona kumva ari cyo gisubizo, ibindi byose ntacyo bivuze. Uzi impamvu umuriro wazo ushira vuba? Ugenzurwa nyine, imbaraga z'umwijima ni nyinshi zigenzura iPhone. Buriya nta iPhone yamaze mu munsi aho utari kuyikoresha, imbaraga z'umwijima ziba zikontorora ku isi. Waba utari kuyikoresha, imbaraga z'umwijima zikayikontorora ku isi, cyangwa nk'uko ufite telefone ukayicaginga ukajya gusanga yashizemo umuriro, ugasanga umuriro washizemo, mukibaza se hase no kubera iki? Niba ari ikintu kibaho, izara ari iPhone bazigira baziziza. Njewe ndabizi ntago ntaniyo nkeneye gutunga. Icyo benshi baziziza umuriro, kandi uzareba zifotora ku zuba gusa, sindayikoresha, ariko zikoreshwa n'iki? Imyuka mibi zo kwisi nizo zigira gute zizikontorora. Inosa tusiganye ngiye numva byatangiye no kundenga n'umutwe uri kundya, kubera ibintu mba numvise n'ikintu umuntu aba yarizeye. Buriya n'abantu badukurikiye bashobora kuba bari kumva uburyo nanjye ndi kubyumva, baraza kudufasha batwandikiye muri comment batubwiye ko babitekereza. Ariko ngiye umutwe ubundiye, nkabona iPhone umwana w'imyaka 3 iPhone, umwana w'imyaka 5 iPhone, umwana w'imyaka 10 iPhone, umwana w'imyaka 20 iPhone, umwana w'imyaka 25 iPhone, urubyiruko rw'imyaka 30 iPhone, 40 iPhone, abasaza iPhone, abakecu iPhone yabaye iPhone mu rusengero tunze iPhone. Ubushaka kwerekana kiriya kirango cya iPhone. Abantu badukurikiye bamanze, iyo ugiye kwitaba iPhone ntabwo ushobora kugipfuka, ubushaka kwerekana ikirango cya iPhone kukigaragaza ko tuzi iPhone. Kandi ikintu namaze kubona, nta iPhone isuzugurwa, iPhone yose ni iPhone. iPhone yose ni iPhone. No se reka bino bintu birandenze. Dufite iminota 3 ijambo ry'Imana ni karibu. Hamareka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya 19:15-19. Bibiliya iravuze ngo, nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana, Bibiliya iravuze ngo, nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo avuga ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivanwa mu bigawa akanwa kawe kazaba nk'akanwa kanjye. Ni ukuvuga ngo Uwiteka arimo kubwira abantu ngo garuka. Uwiteka agufitiye ibambe n'imbabazi, arashaka kugira ngo aguhagarareho, arengere ubugingo bwawe, agufashe, akuhishe, ahindure ibyanze guhinduka, kora ibyanze gukoreka, arangiza ibyanze kurangira. Aravuze ati, Uwiteka nugaruka azakugarukira. Yego, uruguca mu bintu utishimiye, uruguca no mu bintu udashaka. Ndetse nk'uko Imana yahoze avuga kuri iyi telefone, kuri izi iPhone, kenshi nugaruka ukagarukana umutima, ubwenge kugarukaho, kandi nuvana ibishimwa mu bigawa, ukavana ibishimwa bibi ukabivana mu bintu bigawa, ukabivanamo ukamenya kuvangura, akanwa kawe kazahinduka nk'akanwa k'Imana. Mu yandi magambo, ukimeze gutyo akanwa kawe kameze nk'ak'isi, ariko nugarukira Uwiteka akanwa kawe kazaba nk'akanwa k'Imana. Uzategeka byemere, uzacaha byemere, uzahagarika byemere, uzakomeza ibyo ukomeza byemere, ndetse uzimura iminsi n'ibihe byose byemere, kuko akanwa kawe kahindutse nk'akanwa k'Imana. Uzategeka, uzakuraho, uzatesha agaciro, kuko ubwo burenganzira uzaba wamaze kubuhabwa. Uzaba wamaze kuvana ibishimwa mu bigaba. Mu yandi magambo, wamaze kuvangura. Ikibura ni ukuvangura, naho ibindi byose Uwiteka agize gute arabifite. Imana ishimwe. Gahunda ni ukuvangura, vangura ibyo ugomba kuvangura,
Imana iri kumwe nawe, Imana iguhagazeho, Imana n'umubyeyi yiteguye kugira imbabazi, yiteguye kuguhagararaho, yiteguye kugushyigikira, yiteguye kubana nawe mu buryo bwose budasanzwe. Imana ikwishimire, Imana yaze kwifuza ko umutima wawe niwamara kuvana ibishimwa mu bigawa, kanwa kawe kazaba nk'akanwa k'Imana, ntabwo uzaba akiri nkawe wikoresha, uzaba ukoreshwa n'Imana, uzabwira abarwayi bazakira, uzabwira imfubyi zizahumurira, zizabona amahoro, uzavuga ibitameze neza bizagenda neza, kuko akanwa kawe kamaze kuba nk'akanwa k'Imana. Rero uyu mwanya kubwo kwizera uri guca mu bintu bikomeye, uri guca mu bintu bikubabaza, mu marira menshi, ndatuye ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Imana igukiza ubwo burwayi, Imana igukiza ayo marira, Imana igukiza ibyo bihombo, Imana igukiza ibyo bibyimba, Imana iguhereza ibyangombwa, Imana nikurengere, Imana niguhagarara mu kazi, izo dosiye zawe Uwiteka zikurikirane, kuko topi elasi benemanda le l'entre de cha irivantre beni moni saibidi hai. Twamaze kwizera imbaraga z'Imana zikora, zihindura, zisenya, zivanaho hako zubaka iby'umumaro. Imana rero igukomereza amaboko kandi uhumure, ubwo bushomeri ugomba kubusohokamo, ubwo rugu ibintu rugucamo byose, Imana igomba kubigenza neza, ubuzima bukagenda neza, kuko Imana y'amahoro ishoboye byose. Imana ibishimire, Imana ibashyigikiye, mwakire neza ijambo ry'Imana, Uwiteka bakomereza amaboko mu izina rya Yesu, amen. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane mukozi w'Imana ku ijambo ry'Imana tugejejeho no kubyo watuganirije byose no kwemera gutumikira Imana. Hanyuma ku muntu wifuza gusengana nawe, reka tubwiye nimero yawe, nusoza unadusengere. Iyi nimero yanjye ni 0788 25 40 Imana ibahereza umugisha. 788 25 40 wampamagara tugasengana Imana. Birashoboka ko wampamagara ntumbone, mba ndi gufasha abandi, wanyandikira message cyangwa se ukantegereza cyangwa se kwandikira message. Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi Uwiteka aze kwifuza ku mitima yanyu. Yego. Hanyuma rero reka tubashimire abantu mwese mwakomeje kudukurikira, reka tunamusa n'ubundi dushyira imbere y'Imana, ariko mwibuke gukora subscribe kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze kutugira umuryango mugari. Imana ushimwe ko wabanye natwe, watangiranye natwe, usozanije natwe, ushimwe ko watanze umugisha. Tolebo te la sibe la handa le ventre de qui a chandé manda la bonimando si la blal hay lo shem na hay olentra de ventre la kota bini ma si ventre de shem na hay. Amen. Amen.